ngo uryature ariko ntibishoboka, kuko unabishoboye ukarivuga haba intambara ikomeye kubw'iryo zina. Bazirikana icyo Yesu Kristo yabakoreye amaze kugera ikuzimu, baramwubaha baramutinya. Iyo ugezeyo rero ukigerayo bwa mbere, ikintu cya mbere bakubaza, bafite umubabaro n'agahinda kenshi, barakubaza ngo tubabarire, utubwire izina rya wa mugabo uba hejuru iriya. Izina baba bakubaza nta rindi ni Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo wibuka inyuguti imwe ntabwo wibuka iya kabiri, ushakisha inyuguti ya kabiri ukayibura kugira ngo ubashe kuvuga Yesu. Ni ibintu bikomeye, nako ntibinashoboka, ntabwo bishoboka ko ushobora kuvuga izina Yesu iyo umaze kugerayo. Ni ukuvuga rero ngo izina Yesu ubwaryo iyo ugezeyo riba rifite agaciro kandi riba rifite umumaro. Kugira ngo uryature rero ibyaho byose birabomborekana, inganda zigashya. Urushishi rero rwaravuze ngo ba bantu basenga wa mugabo nibamara kumenya ko ari ahangaha, bazahamagara wa mugabo azamudukura mu maboko. Hari icyo twakora. Igikeri ubwacyo kiravuga ngo noneho nanjye nemeye kwitanga kugira ngo ninjire mu ishusho ye. Murabizi ko ishusho y'umuntu atari we muntu. Ninjire mu ishusho ye nzamukane nawe ku isi, ariko ubugingo tubusigarane. Murabizi ko ishusho y'umuntu ntabwo ari we muntu, bankozemo abantu babiri b'umuntu umwe. Ndabaha urugero. Iyi ni sede, ari ikirimo imbere cyitwa sede, iyi iri kumwe n'iyi poshete byose byitwa sede. Ariko mu by'ukuri hari sede nyirizina, hari na poshete. Mfite uburenganzira bwo gutandukanya sede na poshete nkabigira ibintu bibiri kandi by'ikintu kimwe. Iyi poshete ibika sede kugira ngo itangirika. Ni ukuvuga ngo n'ishusho y'umuntu n'umuntu niko bimeze. Ubundi umuntu muzima n'uzabona Imana n'ubugingo burimo imbere. Ubugiye urandeba n'ishusho urayireba, ariko mu by'ukuri ntunzi. Nzwi n'Imana yo mu ijuru yandemye. Hari ubugingo rero, hari n'ishusho ari we mubiri uyu nguyu ureba. Ni ukuvuga ngo nabigereranya rero, ubwo bugingo nabugereranya n'iyi sede, kuko iyi sede niyo iriho icyo dukeneye. Habe indirimbo, habe ivugabutumwa, biri kuri iyi sede. Ariko iyi poshete irayimbikiye kugira ngo itangirika. Ubugingo bushobora gutandukanywa n'umubiri, uko niko bangenje. Bafashe ubugingo bwanjye babukuramo dayimoni w'igikeri. Ndagereranya aka gapapuro na dayimoni w'igikeri yinjiye mu ishusho yanjye. Aho nanyuze ngenda banteretse mu ndobo, bashyiraho imigozi ibiri, banzamurira mu ndobo nk'abanzamuye muri esanseri. Ariko mu by'ukuri bazamuye umubiri gusa, iyi shusho ubugingo buzabona Imana barabusigaranye. Hazamutsemo imbere mu ishusho yanjye dayimoni w'igikeri. Nagarutse ku isi. Aho nanyuze ngenda niho nanyuze ngaruka. Ariko mu by'ukuri nubwo nari ngarutse, muri jyewe hari icyari kindimo. Ishusho ureba inyuma utarebye imbere wavuga ngo dore sede ya Rebeka, utabashije kureba gufungura ngo urebemo imbere. Nagarutse ku isi nyuma y'iminsi 7 iwacu barambuze. Nasubiye mu muryango wanjye bisanzwe, ubuzima bwarakomeje, ariko bukomeza ndi ikindi. Hari icyari kindimo, hari icyankoreshaga. Bari basigaye bankoresha nk'abakoresha telekomande. Batumaga wa wundi nasizeyo yarangiza nawe agakoresha wa wundi uri ku isi. Bambwira ngo nyura aha nkahanyura, bambwira ngo icare nkicara, bambwira ngo genda ngenda, bambwira ngo iruke nkiruka. Ngaruka mu buzima bisanzwe, ngaruka mu rugo, ngaruka activite zose ndazikora nk'abandi bana, ariko mu by'ukuri hari icyari kindimo, ari nacyo cyagombaga kunkoresha. Ubuzima bukomeza, ndibuka umunsi umwe baranyicaza barambwira ngo noneho rero ntabwo uzaguma muri ibi ngibi gusa, ahubwo ugiye guhabwa akazi. Baramfashe banjyana ahantu, barantembereza mu nganda nyinshi cyane. Bantembereje mu nganda, bangejeje mu ruganda rukora amavuta yo mu mutwe, banjyana muri urwo ruganda
kimara kugera muri urwo ruganda barambwira ngo wowe ugiye guhabwa akazi muri uru ruganda mu gihe ugitegereje kuzatumwa aho ugomba gutumwa. Natangiye akazi mu ruganda ndakora, nitegereje uko bakora bintera ubwoba, ariko kuko ari akazi nari nahawe kandi ngomba gukora nta kundi nari kubigenza, nagombye gukora. Uko twakoraga muri urwo ruganda rero, iyo uruganda rwashomaga giye nakoraga mu ruganda rukora amavuta yo mu mutwe bita amaproduit. Iyo uruganda rwashomaga byabaga ngombwa kwica abana b'impinja kwa muganga mu bitaro, bakagerageza kureba ababyeyi bagakuramo amada bakica abana. Saa sita z'ijoro yabaga ari isaha y'abadayimoni kuzamuka mu marimbi kujya kuzana abo bana. Iyo babagezaga ku ruganda ikintu cya mbere bakuragamo babanzaga gukuramo ubwonko. Ubwo bwonko nibwo bakoragamo amavuta atukuza ahindura uruhu. Imana ijya kuturema yaturemye mu ishusho yayo, twebwe turi ubwiza bw'Imana. Ubu uri igikara, ubu uri inzobe, ubu uri imibiri yombi, uri ishusho y'Imana. Uko Imana yakuremye nuko nguko uri ishusho y'Imana. Kandi muzirikane ko icyatumye Satani akurwa mu ijuru akamanurwa mu isi ni ukubera ishusho y'umuntu. Satani nawe aricara aravuga ati ntabwo bicira aha ngaha bitewe n'iki ngiki kibayeho, nanjye iriya shusho hari uko nshobora kuyangiza. Ayangirisha ubwonko bw'umwana w'uruhinja. Bamwe dore ko bicara bakavuga ngo Imana yandemye igiye kuruhuka, indema nabi, jye nari kuba inzobe ingira igikara. Bityo rero bamwe na bamwe bakiha gukosora Imana, ariko Imana nizaza ntizaceceka. Menya kuremwe mu ishusho y'Imana, uri ubwiza bw'Imana. Uko usa kose uri ubwiza bw'Imana, uko uteye kose uri ubwiza bw'Imana. Satani yibashuka. Ibyasigaraga twabishyiraga mu mashini tugasya, twamara gusya bagashyiramo amaproduit chimique. Barangiza najya kubona nkabona bazanye ibikombe, uruganda rw'ibikombe rwagemuraga aho ngaho. Najya kubona nkabona handitseho ibihugu biri hano ku isi bisanzwe bizwimo izo nganda zikora amaproduit. Ntabwo mvuze ko hatari inganda hano ku isi n'ubundi zikora ayo maproduit. Inganda zirahari ziyakora rwose, ariko ikibazo ntiwatandukanya produit yakorewe ku isi n'iyakorewe kuzimu. Ariko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Satani ni umunyabinyoma, icyamuzanye ni ukwica, kwiba no kurimbura. Arashaka kwica abantu b'Imana yiremeye akoresheje ibyo byose. Ikintu cya mbere bakoraga, babanzaga kuzana ibyo bikombe tugashyiramo amaproduit. Abacuruzi bamaze kurebayo bazaga kurangura, bakaza kurangura bakazana ibicuruzwa hano ku isi. Hari ababaga baramaze gukorana amasezerano arambye na Mayimuna. Icyo gihe baravugaga ngo wenda tujye tubisanga ku kiyaga runaka, niho tuzajya tujya kudeduwana, cyangwa se tujye tubisanga ahantu runaka, cyangwa se bagakora amasezerano yuko amaduka yabo azajya ahora yuzuye. Akavuga ati yewe iduka ryanjye rijye rihora ryuzuye, bitewe nuko igitambo bamusabye yagitambye kandi akagitambo mu gihe gikwiriye. Icyo gihe barakubwiraga ngo nawe mu gihe watambye igitambo mu gihe gikwiriye kandi ugatamba igitambo kizima, saba icyo ushaka. Ubwo rero wasabaga icyo ushaka. Narakoze nkora igihe kinini, nkora n'imbaraga zanjye zose, nkora n'ubwenge bwanjye bwose, ariko ibyo ngibyo twakoraga ntabwo byari binejeje umutima wanjye. Najyaga nibaza yuko hari icyankura aho hantu. Jewe ibyiringiro byanjye ntabyo nari ngifite, nta byiringiro nari mfite byuko natabarwa, ariko nari mfite umubabaro mwinshi wo gukoreshwa iyo mirimo kandi nta ruhare nabigezemo. Igihe cyaje kugera ndi mu kazi ndiho nkora, barambwira ngo ninze njye kurahira indahiro ya mbere. Naragiye mpagarara imbere y'indahiro. Mu gihe nari ngiye guhagarara imbere y'indahiro, bampereje igikombe cyuzuye amaraso mu ntoki n'inyama nini cyane mu ntoki. Banyeretse urupapuro n'amagambo yanditse ngomba gusoma mu gihe ndahira. Yari amagambo avuga ngo mwami w'abami ndaje kugukora amasaha 28 kuri 28.
icyo uzankoresha nzagikora, aho uzantuma nzahajya mu gihe gikwiye n'ikidakwiye, narangiza nkaryaho nkananywaho. icyo gihe bari bambwiye yuko nindahira iyo ndahiro ngomba guhita mpabwa ubushobozi bwo kwihindura urushishi. mu gihe nari maze kurahira indahiro ya mbere yo kwihindura urushishi, iyi foto nayo niyo maze kurahira indahiro ya mbere yo kwihindura urushishi. kugira ngo ujye mu muryango w'abaroze kuruwa ubanza kurahira indahiro 6. iyo umaze kurahira izo ndahiro 6 uhabwa ubushobozi. umurozi wa mbere ku isi n'umupfumu wa mbere ku isi baba mu gihugu cya Nigeria. ababirirwa baturoga batubeshya badutobera udufu tw'ipusi n'imbwa n'utwatsi, aba nabo bakorera satani batazi. cyokora bafata umwuka mubi w'ubugome bakawumwoherereza, bamara kuwumwoherereza akaba umugome mu buryo atiteguye, agatangira kuroga no kwica abana muri quartier, kwica abantu muri quartier, ari ubugome bumuhanzeho gusa, nawe akorera satani atazi, nta kindi gihembo abitegerejemo. uwo mwuka w'abaroze kuruwa ni umwuka ukomeye cyane. iyo urangije indahiro z'abaroze kuruwa urahira indahiro zo kujya muri Framaso. umuryango w'abaframaso naho rero urahira indahiro 6 zose hamwe zikaba indahiro 12. ubu uri umukozi wa satani ku isi wemewe. iyo ugeze ku ndahiro ya 11 uhabwa imbaraga, ukaba wava mu Rwanda ukajya nko muri Amerika udateze indege, ugenda mu buryo bwa gishitani. ni ukuvuga ngo aho uzagera mu gihugu uzageramo cyose, umuntu uzakwakira azaba ari umuframaso. uwo muzicarana uwo muzaganira aba ari umuframaso. uwo mwuka wa framaso ni umwuka ukomeye cyane. ni umwuka ushaka ko amadini yose aba idini rimwe, aterana akaba idini rimwe. uwo mwuka uza wiyoberanya nk'abantu b'Imana, ariko mu by'ukuri bafite undi mwuka bakorana nawo, ariko ntushobora gupfa kubimenya utari mu mwuka w'Imana. uwo mwuka ni umwuka ukomeye cyane, uriho urindagiza abantu benshi cyane. ariko ndagira ngo mbatangarize yuko ibyera byose ntabwo ari amata. nagombaga kurahira indahiro kugira ngo mpabwe uwo mwuka wo kwinjira muri roze kuruwa. naragiye njye imbere y'indahiro ibyamamare.com njyaho nkwaho mpita mpabwa ubushobozi bwo kwihindura urushisha ako kanya. maze guhabwa ubushobozi barambwiye ngo ninze batangire bantume. batangiye kuntuma rero, barambwira ngo bagiye kuntuma ku isi, kandi nibantuma ngomba gukora ibyo bantumye. hari ahantu hari umukozi w'Imana ariho arigisha inyigisho zo kubohoka i Remera hafi ya Rufa Palace. hari ahantu ku kaetaje umukozi w'Imana ariho arigisha hasi muri kave yigisha inyigisho zo kubohoka. barambwira ngo ihute, irukana, genda umwice. barambwiye ngo nta kindi kintu tugutumye. kumugusha wabishobora, kumurindagiza wabishobora, kumuvangira wabishobora, ariko ntabwo ari byo tugutumye. tugutumye kumwica, kandi agapfira imbere y'abamubona bose n'abamukurikiye bose. narazamutse ndaza ndinjira mu rusengero, ariko mbere yo kwinjira nasanze umudiyakoni ahagaze imbere y'urusengero. sanze ahagaze mu muryango, naramubonye mbona yuko nawe ntacyo antwaye, nta kibazo nawe ibyo ari byo byose. hari imwe mu myuka yacu afite, cyane ko hari aho twageraga wabona umudiyakoni ahagaze ku muryango gusa, ukajya kubona ukabona yambaye imbaraga nyinshi cyane, wamureba ntubashe kumenya uwo ari we, ukabona ni ikintu cy'umucyo kiri aho ngaho, ntabwo wamenya uhahagaze, kandi uwo mucyo ukakurasa ukwigizayo. icyo gihe iyo wabaga watumwe gutera iryo torero, ntabwo wabashaga gukora ibyo bagutumye, ahubwo warakataga, iteraniro rigatangira urungukira mu madirishya rikarinda rirangira, ugataha na raporo ijyanye. aho rero bari bantumye, nagize amahirwe yuko wari uwahagaze nawe yari afite